Sashimwe kandi ndagira ngo mbifurize Noheli nziza mwese, umunsi mukuru mwiza wa Noheli uyu munsi. Nanone Imana itugiriye ubuntu kugira ngo tubashe kugera kuri uyu munsi tugihumeka. Ni umunezero mwinshi kandi amashimwe, dufite byinshi dushobora gukomeza gushimira Imana, kandi n'abanyeshuri tudaherukanye kuko mwari muri ku ishuri mukaba mwarashe ku biruhuko, mbahaye ikaze mu izina rya Yesu kugira ngo kuri uyu munsi wa Noheli umwami Yesu Kristo yavutse yongera avukire mu mitima yanyu, yongera avukire mu mitima yacu. Ndagira ngo rero tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana iduhaye kandi n'isezerano tuzakomeza kuzirikana kugeza kuri Noheli y'umwaka utaha. Haleluya. Ijambo ry'umunsi rero ni ubutumwa bw'amateka bushaka kugira ngo dukomeze tubuzirikana, tubwibuka, tubutekereza kugeza ubwo Noheli y'umwaka utaha tuzongera kuyizihiza. Hazaba ari no ku cyumweru, bizaba ari akarusho. Tuzaba tuzirikana buryo ki Yesu yavutse, tunazirikana ko yadupfiriye kandi akazuka. Ngira ngo rero abari hano ndetse n'abandi turi kumwe mu buryo bw'ikoranabuhanga dukumbure ko na Noheli y'ubutaha tuzaba ndetse turi kumwe dufite umunezero urengeje no dufite uyu munsi. Reka tubanze dusome rya jambo twasomewe mu Gutegeka kwa 2:26 umurongo wa 10 n'uwa 11 handitse ngo, none dore nzanye umuganura w'ibyeze mu butaka, ibyo umpaye Uwiteka ubitereke hasi imbere y'Uwiteka Imana yawe, wikubite imbere y'Uwiteka Imana yawe, wishimane n'umulewi n'umusuhuke w'umunyamahanga uri hagati muri mwe, mwishimire ibyiza byose Uwiteka Imana yawe yaguhanye n'inzu yawe, mwishimane. Uyu munsi ndagira ngo twishime. Ijambo ry'uyu munsi, umunezero mwinshi ku bantu bose. Haleluya. Umunezero mwinshi ku bantu bose. Nuvuga ngo ni umunezero mwinshi kuri twebwe turi hano imbere y'Imana, ni umunezero mwinshi ku babashije kuboneka n'ahandi hirya no hino mu nsengero, n'abandi batagiye no gusenga, n'abizera Imana n'abatayizera. Ni umunezero mwinshi ku bantu bose. Imana ishimwe cyane. Utavanguye abirabura, utavanguye abazungu, utavuze abarebare, utavuze abagufi, utavuze ababonye amanota menshi, ababonye makeya. Ni umunezero mwinshi ku bantu bose. Imana ishimwe cyane. Imana yahabwa icyubahiro. Kuva na kera, cyangwa se urebye no mu gitabo cy'Itangiriro hano muri Bibiliya, ukareba mu gitabo cy'Itangiriro ugakomeza ukagera no mu gitabo cy'Ibyahishuwe, usanga ko cyane cyane muri ibi bitabo byo mu isezerano rya kera, Imana yakomezaga itanga isezerano y'uko ishaka gutanga impano, ishaka kuduha impano, ishaka kuduha impano idasanzwe, impano y'ubuzima, impano ya ngombwa cyane. Kuva mu Itangiriro ugakomeza. Niyo mpamvu dusomye no mu Gutegeka kwa 2 hano umurongo wa 11 ngo mwishime, umunezero mwinshi ku bantu bose. Imana rero yatanze isezerano yuko itegura kuzatanga impano. Uhereye mu Itangiriro 3:15 ngo urubyaro rw'umugore, ndetse na Yesaya yabigarutseho ngo dore umwari azasamira, azabyara umwana w'umuhungu, azitwa izina Immanuel, ubwami buzaba ku bitugu bye, umujyanama, Imana ikomeye. Iyo ni impano Imana yaduteguriye, kandi uyu munsi by'umwihariko turabizirikana. Ariko Noheli ni buri munsi, umunezero ni buri munsi, umunezero mwinshi. Nk'uko mbibabwiye, Imana irashaka ngo tugire umunezero mwinshi atari uyu munsi gusa, ahubwo tugakomeza tukazageza kuri Noheli y'umwaka utaha. Impano rero idasanzwe, impano iduha ubuzima. Umurongo wa 10 ngo none nzanye umuganura. None nzanye, uzi ko Yesu Kristo ni umuganura. Yesu Kristo niwe waje aratubanziriza muri byose kugira ngo tugere ikirenge muke. Tumaze iminsi tuganira kandi dufashwa n'ubutumwa bwerekeranye na Daniel na bagenzi be. Ndashima Imana, hano hari abasore benshi ndetse n'inkumi, kandi ndagira ngo uyu Daniel n'inshuti ze baduha urugero rwiza cyane. Murabyibuka mbere yuko mugenda ku ishuri twabahaye inshingano kugira ngo nimugerayo muzabashe namwe gufata umwanzuro kugira ngo mutaziyandurisha ikintu icyo ari cyo cyose. Kandi ndashima Imana kuko ubwo mwashimaga Imana mwagaragaje ko Imana yabanye namwe, Imana yabarinze, ikabafasha, ikababa hafi no mu masomo, ndetse mukabona amanota meza. Uyu Daniel
daniyeli rero n'inshuti ze bageze i babuloni, babona yuko bagomba gukomeza kwizera imana nyamana, babona ko bagomba gukomeza guhamya imana yaremye ijuru n'isi, no gukomeza kurondora ibyanditswe no kubwiriza ab'i babuloni batizeraga. Ikimenyimenyi iyo usomye mu gitabo cya daniyeli usanga yuko noneho hari igihe abami ba Dariyo ba Nebukadineza bafataga umwanzuro bati buri wese asenga imana ya daniyeli, burya niyo mana nyamana. Kubw'ibyo rero urubyiruko muri hano n'abandi muri hirya, ndagira ngo ufate umwanzuro yuko aho uzajya ugera hose uzajya wirinda, uzajya uhagarara nk'umukiranutsi imbere y'Imana kandi ari Imana ibigufashijemo. Reka turebe rero umwe mu musaruro wavuye ku guhamya kwa bariya Baheburayo bari bisanze i Babuloni. Muri Matayo igice cya 2 umurongo wa 1 ngo Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu cy'Yudaya ku ngoma y'umwami Herode, haza abanyabwenge baturutse iburasirazuba bajya i Yerusalemu, barabaza bati umwami w'Abayuda wavutse arihe, ko twabonye inyenyeri ye turi iburasirazuba none tukaba tuje kumuramya. Ese wari uzi ko aba banyabwenge ari abami b'i Babuloni? Wari uzi ko ari abami bandi bakiriye ubutumwa babwirijwe n'Abaheburayo bajyanyweyo ari abanyagano? Noneho aba bami rero kuko bakurikiraniye hafi ubutumwa bwa Daniyeli na bagenzi be, kuko Daniyeli yarayoboraga mu rwego rw'igihugu na bagenzi be bakagenda bafata intara ari ba guverineri, noneho bacengeza ibyanditswe byera, ku buryo aba bami baturutse iburasirazuba, baturutse i Babuloni baza kuramya umwami Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana ryarababwiraga yuko amavi y'abami bose azapfukamira umwami Yesu Kristo. Iyo urebye ahangaha muri Zaburi 72 umurongo wa 11 ngo abami bose bazamwikubita imbere, amahanga yose azamukorera, wabishaka utabishaka, wamwizera utamwizera. Uyu munsi ni umunezero mwinshi ku bantu bose. Kubera iki? Hari abacuruje biremera. Ubu ngubu ibintu byinshi biragurwa mu gihe nk'iki ngiki cya Noheli, abantu bakanezerwa. Ariko ndagusengera Imana mu izina rya Yesu nguhesha umugisha kugira ngo wowe umunezero ukubeho mwinshi, kuko usobanukiwe icyo Noheli ishatse kuvuga, kuko usobanukiwe yuko umwami Yesu Kristo yaje maze akagira ngo aguhe umugisha. Imana ishimwe cyane. Umunezero noneho ntabwo ari abami gusa. Zaburi 72 umurongo wa 11 umurongo wa 12 ngo kuko azakiza umukene ubwo azataka n'umunyamubabaro utagira gitabara. Ntabwo umwami Yesu Kristo yaje kubw'abami gusa, ahubwo yaje no kubw'umukene, yaje no kubw'umunyamubabaro utagira gitabara, kugira ngo uwo nguwo nawe abashe kubona ibisubizo bye. Niyo mpamvu twihuse cyane turagera mu butumwa bwiza bwa Luka, noneho turebe muri babandi boroheje, noneho nabo nibo babashije kwakira ubutumwa mbere y'abandi, kugendererwa. Imana ishimwe cyane. Luka igice cya 2 turahera ku murongo wa 8 ariwo ngingo ya mbere. Muri icyo gihugu harimo abungeri bararaga ku gikumba bahindana kurinda umukumbi wabo. Imana ishimwe cyane. Muri icyo gihugu uzi ko i Betelehemu aho Yesu yavukiye hari urwuri runini cyane. I Betelehemu ugereranyije n'i Yerusalemu aho batambiraga ibitambo hari nka kilometero 5. Noneho aho ngaho i Betelehemu hari urwuri. Nahoze ndeba muri Bibiliya ndeba n'ikarita hano muri Bibiliya, hano inyuma haba hari n'amakarita ashushanyijemo kugira ngo ubashe kureba hagati ya Betelehemu na Yerusalemu, noneho ukareba na Yeriko hariya, ukongera ukareba na Betaniya hariya, aho hose ukareba, noneho kugira ngo usobanukirwe n'amateka. Kubera iki? Kuko ku ngoma y'umwami Herode, noneho Herode aza kuvugana n'abami aho Bibiliya hano ibita abanyabwenge, kandi koko ni abanyabwenge. Noneho Herode we rero nawe yarazi ibyahanuwe kuri Yesu Kristo, yarabizi ko ari umwami uzavuka. Noneho arababwira ati umva rero bami bagenzi banje twumvikane, ubwo mugiye rero muze kugaruka nanjye mumbwire. Ariko aba banyabwenge bari bajyanye n'amaturo, bari bajyanye n'impano, izahabu, ishangi n'icyome. Izo mpano zashushanyaga cyane cyane icyome kuko gikoreshwa mu gihe hari umuntu wavuye mu mwuka no gusiga umubiri. Byashushanyaga ko uyu Yesu Kristo wavutse ni umwami kandi uzapfira abanyabyaha. Tekereza, njya nibaza nka Mariya na Yosefu buryo kibabonye muri izo mpano harimo n'imibavu yo gusiga abapfuye. Urumva ni igitangaza. Nabo bari bafite amakuru ahagije, ntabwo byabatunguye. Ariko narindi kuri
bano bashumba nk'uko tubisomye hano muri Luka igice cya 8 igice cya 2 umurongo wa 8. Aba bashumba rero bari bafite ibanga ry'igitambo cy'umwana w'intama utagira inenge. Niyo mpamvu rero umwami Yesu Kristo yaragiye avukira i Betelehemu. Ntabwo ariho ubundi yari atuye, ahubwo ababyeyi be bagiye kugira ngo bajye mwibarurwa, kuko icyo gihe buri wese yagombaga kwiyanzurisha, yagombaga kugenda akandikwa. Noneho aza kuvuka aryamishwa mu kiraro mu muvure w'inka. Abashumba barabisobanukiwe. Bari abashumba ntabwo ari abashumba basanzwe, babaga bafite amatungo. Noneho icyo gihe itungo ryavuka bakarifata neza, bakarifata kugira ngo ritagira ubusembwa ubwo ari bwo bwose, kugira ngo ritagira inenge. Noneho igihe cyo gutamba ibitambo gatatu mu mwaka i Yerusalemu, bakajyana ya matungo yavutse ari uburiza kandi adafite inenge. Byashushanyaga Mesiya. Haleluya. Niyo mpamvu marayika w'Imana yaraje abonekera abungeri. Ba bungeri bari bafite umunezero ko batazongera ntabwo byari umurimo woroshye kwita ku matungo kugeza ubwo azatangaho igitambo kizima kidafite inenge. None umwami Yesu aravutse, uwo ni ugiye kuba igitambo kizima cy'iteka ryose. Ntabwo bazongera kwirwa bahindana bareba amatungo ngo adakomereka atajyaho ubusembwa, kuko umwami Yesu Kristo araje ngo atwitangire nk'igitambo kizima. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu rero abungeri ubwo barindaga umukumbi nijoro, marayika w'Imana arabasanga maze abaha ubutumwa bwiza. Umurongo wa 9 ngo nuko marayika w'umwami Imana abahagarari iruhande, ubwiza bw'umwami burabagirana bubagota impande zose, bagira ubwoba bwinshi. Marayika arababwira ati mwitinya, dore ndababwira ubutumwa bwiza. Ingingo ya 2, ubutumwa bwa marayika w'Imana ni ubutumwa bwiza bukubwira ngo witinya, dore ndakubwira ubutumwa bwiza. Hari byinshi byagutera ubwoba, waba uri ku ishuri hari isomo ryagutera ubwoba, hari umwarimu se wagutera ubwoba, hari umubyeyi wagutera ubwoba uri mu rugo, hari ibyo wahura nabyo mu kazi kawe. Ariko marayika umwami Imana aravuga ngo witinya. Kuki? Kuko hari ubutumwa bwiza. Umwami Yesu yavutse. Imana ishimwe cyane. Kandi nukuri umwami Yesu akomeze avukire mu mitima yacu. Ubutumwa bwiza ni ukuvuga ngo agakiza tubonera muri Kristo Yesu, agakiza duhabwa kubwo kwizera. Ejo tuzaba dufite ijambo rivuga ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera kwe. Ntabwo tubeshwaho n'amategeko, ntabwo tubeshwaho n'ibitambo, ntabwo tubeshwaho no kugira ngo tugire ibyo dutanga tubona agakiza, tugire amategeko twumvira kugira ngo dukizwe. Oya, tubeshwaho no kwizera Yesu Kristo wavutse ari we mwana w'intama w'Imana uvanaho ibyaha by'abari mu isi. Iryo banga Yohana Umubatiza yararisobanukiwe, maze aravuga ati dore umwana w'intama w'Imana uvanaho ibyaha by'abari mu isi. Imana rero ikwitayeho. Reka ubwenge ngo Imana yamenye yuko muri cya gihugu harimo abungeri. Iyo Mana izi ko nawe uhari. Iyo Mana izi igihugu urimo, irakuzi. Imana ishimwe cyane kandi kwitayeho, ndetse irakohereza marayika. Ingingo ya 3 dusoma umurongo wa 11 hano muri Luka igice nanone cya 2 ngo kuko uyu munsi umukiza bavukiye mu murwa wa Dawidi uzaba Kristo umwami. Uzaba Kristo ni umwami w'abami. Nuvuga ngo muri we niho tubona igisubizo, muri we niho tubona umunezero, muri we niho twubakwa, niho dushinze imizi. Kubw'ibyo rero uyu mwaka tugiye kumara, mbere yuko tugera ku yindi Noheli, tuzirikane yuko igihugu urimo, umurenge urimo, abajana muturutse mu yindi mirenge, nuvuga ngo Imana irabizi, niyo yahagushyize. Ushobora gutekereza uburyo wahageze, uburyo wahavukiye, ariko Imana niyo yahakuyoboye kugira ngo igutumeho marayika wayo akugezaho ubutumwa bwiza. Kandi uyu munsi noneho rero, uyu munsi Yesu yaje ari Kristo, kandi ni Emmanuel. Yesaya 9 umurongo wa 5 ngo ni Imana ikomeye. Uyu mwami Yesu Kristo abandi bagira ngo ni uruhinja, oya, ni Imana ikomeye, ni umujyenama, ni umwami w'amahoro. Mu bibazo byawe ujye umugisha inama. Uyu mwaka wose Imana irashaka ngo ugire umunezero, kandi umunezero mwinshi, ndetse umunezero ugumaho uhoraho igihe cyose. Matayo rero yasobanuye ibye muri Matayo igice cya 1 umurongo wa 21 yuko azitwa Yesu, ndetse umurongo wa 23 azitwa Emmanuel. Imana iri kumwe natwe uyu munsi. Imana iri kumwe natwe buri munsi. Noheli buri munsi, umunezero buri munsi. Imana ishimwe cyane. Nuvuga ngo buri munsi ufite uburenganzira bwo kunezerwa kugeza ubwo tuzagera nanone kuri Noheli y'umwaka utaha. Imana ishimwe kandi nukuri Imana ihabwa
ahabwe icyubahiro. Kubw'ibyo rero tugarutse kuri uyu murongo w'uyu munsi, iby'Imana yaguhaye ni ukugira ngo ugire umunezero. Yesu Kristo yaguhaye, Imana yaguhaye impano ya Yesu kugira ngo ugire umunezero hamwe n'abo muri kumwe, hamwe n'abaturanyi ndetse n'abanyamahanga, twese tunezererwe. Yesu Kristo waje ari impano. Impano irashimisha, impano iranezeza. Reka tunezererwe Yesu waje kugira ngo dukizwe, kandi waje kugira ngo tubone ubugingo ndetse tubone bwinshi. Dusenga Imana. Uwiteka Mana, mu izina rya Yesu, ushimwe uhimbaze uhabwe icyubahiro, kuko waduhaye umugisha wo kugira ngo tube imbere yawe kuri uyu munsi w'amateka, umunsi tuzirikana by'umwihariko ko Yesu yaje akavukira hano ku isi kugira ngo avaneho umurimo w'ibitambo, avaneho ibyageragezwaga byose n'amategeko n'ibindi, atari ukuvuga ngo ni ukugenda uko twishakiye, ahubwo tukagenda dukurikije amategeko yanditse ku mitima yacu, ariyo Mwuka Wera duhabwa n'Imana. Ushimwe no kubw'uyu munsi wa Noheli, utwemereye kugira umunezero mwinshi ndetse ku bantu bose n'abatarakumenya, kandi tugahabwa inshingano kugira ngo tugende tubabwire nabo baguhindukirire, maze baba abana b'Imana bagira impamvu ihagije yo kunezerwa. Urakoze Mana nzima, Mana nziza, tukuragije igihe cyose kiri imbere kugira ngo Umwami Yesu ujye uvukira muri twe uko bwije n'uko bukeye, maze umunezero wacu ube wuzuye. We rero ntukayeza n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo Umwami n'Umukiza wacu. Amen.